Shalom shalom bakunzi bene data muri Kristo Yesu. Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese abadukurikira kuri Twaremeye Imirimo Myiza TV. Tunejejwe n'Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo twongere kandi tubane mu ijambo ry'Imana. Tuboneyeho kubasaba kugira ngo tubane muri iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi, kandi tubizeza ko buri munsi tugiye kujya tubana mu ijambo ry'Imana rya buri gitondo kugira ngo tubashe kungurana byinshi kubw'ijambo ry'Imana, tuve ku rwego rumwe tujye ku rundi. Nifuje ko tuganira kuri iri jambo, topic tugiye kugenderaho muri iki gihe cyose. Ni topic ivuga ngo ba icyitegererezo mu gihe cyawe. Ba icyitegererezo cyiza mu gihe cyawe. Mu by'ukuri dufite ikibazo gikomeye muri iki gihe, ari nacyo cyanteye ko kumva ko dukwiriye kuganira cyane kuri iyi topic. Ikibazo gikomeye cy'uko abantu barimo gushaka kudasa n'ubutumwa bwiza, bagashaka gusa uko bashaka, kandi si icyo twahamagariwe. Icyo twahamagariwe guhindurwa n'ubutumwa bwiza. Twamara guhindurwa n'ubutumwa bwiza, natwe tugahinduka ubutumwa bwiza, abantu bagasigara badusomaho ubutumwa bwiza. Mu cyimbo cyo kujya twirirwa dusomera abantu amagambo y'Imana muri Bibiliya, ahubwo twebwe tukayasoma, twamara kuyasoma aya magambo yarangiza akaduhindura. Yamara kuduhindura, abantu bari hanze batarizera cyangwa se batari bamenya iby'agakiza ka Yesu Kristo, batari basoma n'ijambo ry'Imana, bo bakadusomamo rya jambo ry'Imana twasoma. Ngiyi impamvu ijambo rero topic tugiye kuganiraho ni iyo nyine ivuga ngo ba icyitegererezo cyiza, wongereho ngo mu gihe cyawe. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka muri Timoteyo wa mbere ibice ni 4. Turasoma umurongo wa 12 n'uwa 13. Hanyuma dusenge, dusabe Imana kugira ngo idushoboze gusa n'ijambo ry'Imana, apana kurisoma gusa, ahubwo idushoboze, nawe gushoboze gusa n'ijambo ry'Imana. Tuzakomeza muri uru rugendo, tuzaganira mu byinshi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera mu byo uvuga, icyo ni icya mbere, no ku ngeso zawe, icyo ni icya kabiri, no ku rukundo, icyo ni icya gatatu, no ku kwizera, icyo ni icya kane, no ku mutima uboneye, icyo ni icya gatanu. Hanyuma 13 haravuga ngo kugeza aho nzazira, ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Imana yacu nishimwe cyane. Tubonyemo ibintu 5 Bibiliya, ijambo ry'Imana ridusaba kubamo icyitegererezo. Tubonamo n'ibindi bintu 3 Bibiliya idusabye gutwara nk'intwaro yacu ya buri munsi. Ibintu 5 Bibiliya idusabye kubamo icyitegererezo. Bibiliya yatubwiye icya mbere, nuko mube icyitegererezo cy'abizera mu byo muvuga. Bene data, abantu turimo turavuga ibyacu, tukavuga amagambo y'amanjwe, tukavuga ibidafite umumaro, kandi twarashyiriyeho kuvuga ibya Kristo no kuvuga ijambo ryiza rya Kristo. Bibiliya iravuga ngo uko mubonye akanya muvuge amagambo meza ahesha abandi umugisha. Duhindure imitekerereze yacu, duhindure n'imivugire yacu, kugira ngo amagambo yose atuvamo abe amagambo afasha abandi, abe amagambo ahindura abandi, amagambo asunikira abantu kugakiza no kumenya neza iby'Imana n'ibya Kristo Yesu waducunguje amaraso ye.
icya kabiri, Bibiliya yatubwiye ngo tube icyitegererezo mu ngeso zacu. Bene data, nshuti bavandimwe, dufite ikibazo gikomeye ko abantu badashaka gusa na Kristo, kandi ari we cyitegererezo cyacu. Yesu Kristo ni we cyitegererezo cyacu. Ingeso za Kristo aba arizo ziba muri twebwe. Ingeso za Yesu aba arizo zitubamo. Ingeso zacu za zindi twahoranye kera tutaramumenya zipfe, nizimara gupfa dusigarane ingeso za Kristo. Duhinduke mu ngeso, abantu batwigireho mu ngeso zacu za buri munsi. Za ngeso za basogokuruza, za ngeso zo mu bisekuru, za ngeso zo muri karande, za zindi twahozemo kera tutarakizwa, zipfe muri twe. Twere gusa n'abakristo mu mvugo, ariko mu ngeso tudasa nabo. Turi abakristo. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo tukiri abacu ngo twiyobore ngo mu byo dukora. Bivuge ngo ingeso zacu zihinduke, tugire ingeso za Kristo, kuko niwe waducunguye, niwe wadupfiriye, niwe watuguze amaraso ye. Duhinduke mu ngeso. Tuzaganira byinshi, tuzaganira cyane hejuru yo kuvuga ibya Kristo, tuganire cyane hejuru yo guhinduka mu ngeso. Tuzaganira cyane ku cya gatatu, nacyo Bibiliya yavuze ngo ku rukundo, ariko tuzaruganiraho, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yacu ni urukundo, abantu badakunda ntabwo bayizi. Ikagera naho ivuga ngo uwanga mwene se uwo ni umwicanyi, ntabwo azi Imana, ntiyigeze no kuyimenya. Tuzaganira ku rukundo, kuko rurakamye muri iki gihe mu bantu, rwarashize. Bibiliya yongeye kuvuga ku kwizera. Bene data, hari ikintu kigoye muri iki gihe, abantu barimo gusenga Imana ariko batizera. Bakabwira abantu Imana ariko batizera. Bagatoza abantu Imana ariko batizera. Ukabwira abantu ko Imana ishobora kubakiza ariko wowe utizera ko yagukiza. Ugasanga umuntu w'umwigisha wirirwa yigisha abantu cyangwa abwiriza abantu ko Imana ishoboye kubakiza, Imana ari umukiza, Imana ari umurengezi, ari umutabazi, agiye gushakisha ubutabazi mu zindi nzira, ntagutegerereze mu Mana. Agiye gushakira gukira mu bapfumu no mu bavuzi bo hanze aha ngaha babeshya ngo ni abavuzi, ari abakonikoni, kandi mu Mana yirirwa abwira abantu ko harimo gukira. Tugire kwizera Imana muri munsi, mu byo tuvuga no mu byo dukora. Tugire kwizera Imana. Bibiliya yatubwiye ikindi, kugira umutima uboneye. Niba hari ikintu kiriho muri iyi minsi, abantu ntabwo bashaka kugira umutima uboneye. Barashaka kubonera ku mubiri, barashaka kubonera ku bigaragarira abantu, ariko ntabwo bashaka kugira umutima uboneye. Ntabwo Imana ireba amarangamutima, ntabwo Imana yita ku marangamutima y'inyuma, ntabwo Imana yita kuri uru ruhu rwawe. Ni byiza ugira uruhu rwiza, ni byiza use neza, ariko ikiruta ibindi ugira umutima uboneye Imana yishimira, Imana ireba ikanezerwa. Nuba mu buzima bugira umutima uboneye ukanezeza Imana, bizatuma nayo ubwayo ikunezererwa, ikunezeze nayo muri byose. Kubera umutima uboneye izakubonereza inzira zawe, kubera umutima uboneye izagutunganyiriza imigambi, kubera umutima uboneye izakwitaho muri byose, ku manywa ndetse na nijoro. Bibiliya yongeye kutubwira ku murongo wa 13, ntabwo ibyo ngibyo tugomba kubikora umunsi umwe, ahubwo Bibiliya iravuze ngo kugeza aho nzazira. Ninde? Ntabwo tugomba kugira umutima uboneye none gusa ngo ejo birorere. Ntabwo tugomba kugira urukundo none gusa ngo ejo birorere. Ntabwo tugomba kugira ingeso nziza none gusa ngo ejo birorere. Ntabwo tugomba kugira amagambo mazima none ngo ejo birorere. Ntabwo tugomba kwizera none ngo ejo birorere. Ahubwo tugomba kubigira, kuba icyitegererezo kugeza aho umwami wacu Yesu Kristo azazira. Tugomba kubigira, tukagira icyitegererezo ku manywa ndetse na nijoro, igihe cyose, kugeza igihe Kristo azagarukira. Hari abantu bahagaze ku ijambo ngo njyewe nari umukristo, ngo njyewe nakoreshejwe ibikomeye, ngo njyewe nari umuririmbyi, ngo njyewe nari umushumba, nari umupasiteri, nari umunyempano, njyewe nari iki.
ugasanga umuntu ari mu byo yari byo kera, ariko uyu munsi hari icyo yahindutse cyo. Ibyo si byo bidukwiriye, ahubwo tube icyitegererezo mu gihe cya none ndetse n'ikizaza. Apana kuvuga ngo mbaye icyitegererezo none, ejo hazaza nzaba uwundi. Oya, ugume nk'uko Imana ikwifuza, nk'uko igushaka, ube icyitegererezo muri byose. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Hepfo ijambo ryatubwiye ngo kugeza aho umwami wacu Yesu Kristo azazira, ngo kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wose. Aha, ni iki kizagushoboza kuba icyitegererezo? Ni ukugira umwete, niko ijambo ry'Imana rivuze. Ni ukugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana. Rizagucura, rizakunagura, rizagutunganya, ndetse rizakugorora, rikwezeho no gukiranirwa kwawe, nugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana. Icya kabiri, Bibiliya yatubwiye ngo uzagire n'umwete wo guhugura. Nugira umwete wo guhugura abandi, bizakorohera kwirinda kugwa mu mutego w'ibyo uhora uhugura abandi. Nubuza abandi ibyaha ukabibahugura, sinibaza ko uzabigwamo. Uzarwana intambara yo gusa n'impuguro uhora uhugura abandi, kugira ngo bibe iby'umumaro kuri bo ndetse no kuri wowe. Icya gatatu, Bibiliya yavuze ngo uzagire n'umwete wo kwigisha. Ntugasome ijambo ry'Imana ngo uhugure gusa, ahubwo uzagire n'umwete wo kwigisha abantu ijambo ry'Imana, kugira ngo ribahindure, ribe muri bo rigwiriye. Kandi uko uzaba urigwiza mu bandi uribigisha, gera umutima wawe nawo uzajya uritora, bitume uribamo, urigenderemo, uhinduke icyitegererezo kizima muri byose. Imana yacu itugirire neza. Twavuga byinshi, ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe: ba icyitegererezo kandi cyiza mu gihe cyawe cyose cyo kubaho, ukiriho, ukiri muzima. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Mwuka wera agomeze abigishe kandi abahugurire muri byose. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Mana y'icyubahiro, iri ni ijambo ryawe. Turasabye kugira ngo riherekeze abantu bawe muri uru rugendo rw'uyu munsi ndetse n'iyi minsi ya none. Ribafashe abantu bahinduke kuba icyitegererezo cya Kristo. Abantu nibatubona, abantu nibabona bene data batandukanye bazumvira ijambo barahinduwe naryo, bajye bababonamo Kristo mu cyimbo cyo gusoma impapuro muri Bibiliya, ahubwo babasomeho ubutumwa bwiza, kuko nabo bwabahinduye. Urakoze kubyumvise bana, natwe muri byose bisabye nizeye kubiduha ku buntu, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Mugire umunsi mwiza muri byose, mugubwe neza mu byo mugerageje gukora byose, kandi mugende hose nk'icyitegererezo cya Kristo. Murakoze, data wa twese wabashishe, amen.